Kuri YouTube channel ya Damascene TV Show twakiriye umusore hano. Uyu musore cyangwa benshi ntabwo bamuzi, reka twibwira ubundi amazina yawe, uri muntu ki? Ndabasuhuje, amazina yanjye nitwa Christophe, nkora kuri Mugenga TV Show. Okay. Nakoze cyane akaba ku Mugenga TV Show. Muri cyo kunya kiganiro. Ngo uko kimeze no kujya nkubwiza izina ry'umuntu uzukambwe ibintu bibiri ushobora kubuza. Uri tayari? Yego ndi tayari, ibishoboka ndabisubiza. Okay. Ubundi wumvise ijambo bango Perezida w'u Rwanda Kagame Paul, nibihe bintu bibiri ushobora kumuziho? Iyo wavuze Perezida w'igihugu Kagame Paul, icyambere numva ko ari umubyeyi. Perezida Kagame Paul afasha abantu benshi mu bintu bigiye bitandukanye, muri make ni umubyeyi w'abanyarwanda bose. Okay. Ikindi kintu cya kabiri muzi, Perezida Kagame Paul ni umugabo w'intwari ukomera ku ijambo rye. Okay. Ntabwo cya kabiri yavuze umuntu nk'aba ngo ikipe yita APR FC. Ni ibintu bibiri ushobora kubiyizeho. Ikipe ya APR FC ikintu nyizo cya mbere ni ugutsinda. Icya kabiri nzi kuri APR FC ni uko buri gihe iba ifite intego yo kugera ahisumbuyeho ikagera ku bintu birenze. Gutsinda tukaba kibayinwa ngo yigeze hanze indege ngo ntabwo iguma mu kirere. No kuvuga ngo ubundi amakipe yose nyine yari mu gihugu cyabo abatsinda, ariko iyo ikipe igeze hanze ushaka gusanga iba yahanganye n'ikipe ya mbere muri icyo gihugu, ugasanga bitumye wenda APR itsindwa, ariko akenshi ikunda gutsinda. Okay. Umuntu wa gatatu avuga ngo Louise Mushikiwabo. Louise Mushikiwabo. Uramuzi? Jya mwumva. Wowe wumva ntuki umuzi ibintu bibiri? Louise ni umumama utajya uva ku bintu. Rwose ahora afite ishyaka ryo kugera ku byisumbuyeho, akora cyane kugira ngo arebe ko hari icyo yageraho, ndetse kandi abaharanira inyungu z'abaturage muri rusange. Okay, yumvikana. Ikindi cya gatatu yavuze ngo ingabo z'u Rwanda. Ubundi muri wowe utaba umutekereza iki? Nk'ibintu nka bibiri ushobora kwiza. Ubundi iyo numvise ingabo z'u Rwanda, icya mbere mpita numva umutekano w'abanyarwanda. Byonyine kuba dufite ingabo bisobanuye kuba abanyarwanda bose bafite amahoro. Ikindi cya kabiri numva, mpita numva yuko ingabo z'u Rwanda ari bo batuma abanyarwanda twese twumva tuguwe neza, tukabaho turi mu mahoro, ari byo bituma twese tubaho twishimiranye. Okay. Ikindi kintu cya nyuma ngo abanyamakuru bita Reagan. Ujya umwumva? Ndamwumva cyane. Ubundi iyo umwumvise nk'icyo tuvuga ngo uyu muntu muziho iki? Ubundi Reagan cyane cya mbere muziho ni umuntu wageze umupira neza. Usanga akundwa n'abatari bake muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, bafite abafana benshi. Ikindi kintu cya kabiri muziho ni uko nagiye numva banagiye afasha mu kuzamura impano zabo, agenda abafasha nyine kugira ngo izo mpano zabo zibe zazamuka. Okay. Akakoresha mbabyo twarimo tuganira. Tuba mwese mukore subscribe kuri YouTube Damascene TV Show, dukurikirana ibiganiro cyangwa na hejo kandi wakoze. Yego murakoze cyane. Sawa.